Nongeye kubasuhuza abadukurikira mwese aho muri haba mu gihugu imbere cyangwa se hanze yacyo. Iyi ni Professor Muhigi Entertainment aho tubereka ibibanza n'amazu byiza kandi bidahenze. Turacyari mu Bugesera rero aho ngiye kubereka inzu nyinshi, inzu ebyiri nziza kandi zidahenze. Turacyari mu Bugesera rero mu murenge wa Mayange, centre ya Kamugenzi, ni mu kagari ka Gakamba, mudugudu Kamugenzi, ani mu centre yaho. Inzu ngiye kubareka rero ni iyi ngiyi. Iyi nzu mubona hano ifite igipangu cyayo. Izi ni inzu z'abaturanyi, mukabona ko ari inzu z'ubucuruzi. Inzu z'ubucuruzi rwose ahantu ku muhanda heza cyane. Iyi ni nzu iri ku muhanda principal, ya nzu y'ubucuruzi mushobora gucururizamo rwose, iri ku muhanda. Reka twinjire mu gikari cyayo turebe uko hameze. Aha ni mu gikari cy'iyi nzu iri ku muhanda principal, inzu ushobora kuba wacururizamo ku muhanda rwose, inzu ibanza iri ku muhanda principal. Ari mu gikari cyayo, ubona ko ari inzu ifite amanex mu gikari, ikagira ibikoni, ikagira andi mazu mu gikari. Kwibutsa ko hirya hari indi nzu ku hagati, hirya ku mpera hakaba ikindi kibanza. Reka mbereka aga sketch cyangwa se agashushanyo koroheje kerekana neza mu buryo busobanutse iki kibanza cyangwa se iki gipangu ngiye kubereka neza. Aha ngaha rero uyu ni umuhanda uva ku biro by'umurenge wa Mayange ukamanuka gato ukagera muri centre ya Kamugenzi. Ugeze muri no centre ya Kamugenzi, urabona hano ni igipangu kinini. Hano ni mu gipangu cyangwa se ni mu nyubako nini. Iki gipangu rero ahangaha kuri uyu muhanda hano, uyu muhanda principal uva ku biro by'umurenge wa Mayange ukajya mu centre ya Kamugenzi, ariho hano turi hose. Hano hari inzu ya mbere y'ubucuruzi ikurikiranye n'indi ituwemo cyangwa se yo guturamo. Noneho hirya hano inyuma y'aya mazu yose abiri hari ikindi kibanza kinini gifite 25 kuri 25, gifite ubuso bwa metero kare 625, metero kare 625, nacyo gikora kuri uyu muhanda hano w'inyuma. Bivuze ngo n'ubutaka cyangwa se umutungo cyangwa se igipangu bukora ku muhanda uri principal ugakomeza bigakora no kuri uyu muhanda w'inyuma. Ni ahantu hanini cyane rwose, hose hamwe aha hose iki kibanza n'aya mazu abiri n'utundi duparisiye tugiye turimo hano ku ruhande, byose bifite ubuso bwa metero kare 843. Numva ko ari ahantu hanini cyane rwose, byose hamwe bikaba hashaka amafaranga angana na miliyoni 18. Aya mafaranga make rwose nko kwitoragurira. Iyi ngiyi ni ya nzu irimo hagati, ya nzu yo gutura iri hagati y'ikibanza kimwe gikora ku muhanda munini w'inyuma, ndetse na ya nzu nini y'ubucuruzi ikora ku muhanda principal, iriya nahereyeho mbereka. Urabona ko rwose ari ahantu hanini kandi hatuwe. Ni ahantu hatuwe rwose, ntabwo ari inzu ziri zonyine. Ni cya kibanza gihereye hano, iri ku muhanda umanuka. Ni ahantu hanini rwose. Iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 625, imeze zacyo ni 25 kuri 25. Uyu ni umuhanda rero, uyu ni umuhanda principal, ukora umuhanda mwiza nawo ufite amashanyarazi, ukomeza ukagenda hepfo. Gifite ubuso bwa metero kare 625, imezire zacyo ni 25 kuri 25 metero. Gihera hepfo kuri ya muhanda kikazamuka
ukaza ukagera ahangaha hakuno iyi nguni, ugakomeza ugatambika ukajyamo hirya hariya uriya muhanda ukazamuka ukagera muri iyi nguni, ugakomeza ugatambika ukageramo hirya iriya, ukongera ukamanuka ugasubira kuri wa muhanda wo hepfo. Reka tuhatambagiye naho rero muharebe neza, tugende turebe ikibanza tugitambagiye rwose, mwebwe ntimurambirwe. Rero kuno hano hantu ari hanini kandi ari heza, hagati y'imihanda ibiri, ikibanza kimwe cyangwa se ubutaka burimo amazu abiri, imwe niyo kubamo indi ni y'ubucuruzi, kikajya n'ikibanza ku ruhande gikora ku muhanda, ari iki ngiki turimo kureba muri kano kanya. Ahangaha ni mu gikari cy'iriya nzu irimo hagati, iriya nzu yo kubamo, ari mu gikari cyaho rwose, aricyo gikora kuri kino kibanza ndi kubereka. Turimo turamanuka twerekeza ku muhanda wo hepfo, kugira ngo mubanze muharebe neza, muhitegereze rwose.